Tuguhaye ikaze nyuma y'uko Bruce Melody akoze indirimbo yise Pom Pom afatanyije na Diamond Platnumz, ikaba imaze kurebwa n'abasaga miliyoni imwe n'ibihumbi 700 ku muyoboro wa YouTube wa Bruce Melody, mu gihe yari guperforminga iyi ndirimbo kuri stage mu gitaramo cya The Ben cyabaye tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2026. Ibyo byamuhaye amahirwe yo kuba yakorana collaboration n'umunya-Nigeria witwa Yemi Alade. Uyu nguyu ni umuhanzikazi wo muri Nigeria ukurikirwa n'abasaga na miliyoni 2,550 ku muyoboro we wa YouTube. Urumva yuko uyu ari umuhanzikazi wo muri Nigeria ukomeye cyane, akaba yarifuje gukorana collaboration na Bruce Melody bitewe n'uko akora indirimbo nziza, nuko yaramaze gukora Pom Pom ikaba yarakunzwe cyane ku rwego rwo hejuru, ku buryo na Diamond byamutunguye kuba yaramaze kurebwa n'abasaga miliyoni imwe n'ibihumbi 700 mu gihe gito cyane bamaze bayishyize hanze. Iki ni cyo gituma benshi badashidikanya yuko Bruce Melody ashobora kuzaba umuhanzi ukomeye cyane ku rwego rw'isi, nk'uko we yakomeje kugenda abyivugira ko adakwiye kuba umuhanzi wo mu Rwanda gusa cyangwa se ku rwego rwa Afurika, ahubwo agomba kuba umuhanzi wo ku rwego rwo hejuru kugeza no ku isi yose. Iki ngiki rero ni ikintu cyiza cyane, iyi ndirimbo nizeye ko izakundwa. Umunsi yasohotse nzaguha update cyangwa se amakuru, niyo mpamvu ugomba kwiyandikisha kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Kwiyandikisha nta kindi ni ugukora subscribe ugafungura n'inzogera.